Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro G-Talk. Njyewe nitwa Ubartojeli ugiye kubagezaho iki cyegeranyo cy'uyu munsi ku mateka ya Martin Luther, umugabo w'umudage warwanyije inyigisho za Kiliziya yo mu kinyejana cya 16. Hakaba ariho hahise havuka andi madini ya Gikristo yakomotse kuri Katolika y'icyo gihe. Aya mateka turavuga mu bice bitatu, kimwe uyu munsi ibindi byumweru bitaha. Martin Luther, umugabo w'umudage wakomotse kuri se Hans Luther na nyina Margareta, wavutse tariki 10 z'ukwa 11 mu 1883, akavukira mu mujyi wa Eisleben mu karere ka Mansfeld-Zuidhausen muri leta ya Saxony-Anhalt mu Budage. Papa wa Martin yari afite uruganda rushongesha cuivre, naho nyina yari umucuruzi ukomeye mu gace k'iwabo. Muri make umuryango wa Luther bari bifashije bishoboka. Gusa Hans Luther yumvaga ashaka kubona umuhungu we Martin yiga amategeko ku buryo azaba umunyamategeko ukomeye. Yari wamutegerejeho byinshi nk'umuhungu we mukuru. Yaje kohereza Martin mu mashuri meza y'Abagiriki yari abaturiye. Mu 1501 ku myaka 17 ya Martin nibwo yagiye kwiga Université muri Erfurt, wari umujyi munini mwiza ufite buri kimwe. Uyu mujyi bari barawuhimbye Roma kubera wari izingiro ry'ibikorwa by'ingenzi by'iyobokamana, kuko Kiliziya 25 za paruwasi niho zabarizwaga. Gusa nubwo byari bimeze bityo, Luther ntiyatinze kubona ko Erfurt wari izingiro ry'inzu zuzuye ibikorwa by'urukozasoni ndetse n'izingiro ry'abanyenzoga. Mu 1505 nibwo Martin yararangije kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza ndetse n'icyiciro cya gatatu muri filozofiya, aho yari asigaje gutangira amategeko nk'uko se Hans Luther yabyifuzaga. Hahise hatera icyorezo cy'ubushita muri Erfurt ku buryo cyishe ibihumbi by'abantu, aho inshuti za Martin nazo zapfiriyemo. Ijoro rimwe ari mu nzira atashye mu mujyi wa Erfurt, nyuma y'iminsi mike yari amaze mu karuhuko iwabo mu mvura nyinshi yuzuyemo imirabyo n'inkuba, byari ku rwego rukomeye cyane. Luther yavuze ko yari ameze nk'ukomanga kumva ye. Gusa ibyamubayeho iryo joro nta muntu n'umwe wabimenye kugeza magingo aya. Gusa nibyo byamuhinduye Martin Luther twumva magingo aya. Martin kuva icyo gihe yihaye Imana. Akazi k'abihaye Imana kwari ugusenga, kwitekerezaho no gushaka agakiza. Ku munsi bagombaga kujya muri chapelle inshuro 7. Bari bategetse kubyuka mu gicuku. Bari bemerewe kuvuga ahantu hamwe kandi mu gihe cyabugenewe. Ababakuriye babagiraga inama yo kwikomeretsa no kwivusha amaraso kugira ngo bagendere mu mubabaro nk'uwo Kristo yanyuzemo. Luther yari amaze kubona ko kugira ngo abone agakiza azabanza akitandukanya n'ibyiza. Buri gihe Luther iyo yajyaga gukora ikintu yagikoraga mu buryo bwuzuye. Yabikoze mu buryo buruta ubwo Kiliziya yakeneraga ko abikoramo. Yahoraga atinya ko ashobora kutazashimisha Imana yakundaga. Yahoranaga ubwoba ko atazabasha kubona umwanya muri paradizo. Naringoswe n'ubwoba butagira ingano, ntiwikiniga n'urupfu rwari runyegereye. Muri njye nahise numva ko ubuzima bwanjye bwose ngomba kubuharira Imana. Luther yahise akorana igihango n'Imana, arahira ko agiye kwiha Imana. Nibwo yahise afata icyemezo cyo kudakora ibyo se yifuzaga ko akora. Luther kuva icyo gihe yinjiye mu muryango w'abihaye Imana b'aba Auguste. Aba bari bamwe mu bihaye Imana bagiraga amategeko akomeye cyane. Aca bugufi, apfukama imbere y'umusaserdoti, arahira kuzagandukira Imana n'amategeko ye yose ndetse n'aya Kiliziya. Ise umubyara akimara kumenya ko umuhungu we atazakomeza iby'amategeko, yararakaye cyane. Ntabwo yumvaga uburyo umwana wahawe ibyo yari akeneye byose mu buzima yacukubiri n'icyifuzo cy'umubyeyi we. Kiliziya ntiyasabaga icyacu mu musanzu cyangwa amaturo abayoboke bayo, ahubwo byari itegeko kuko yabikuraga ku mitungo yabo. Uyu ntabwo wari umusanzu w'ubushake, ahubwo wari umusoro. Byari itegeko kwishyura iyo wangaga. Bakujyanaga mu rukiko. Gusa n'ubundi abantu baribwirizaga kuko bari bagishijwe bakiri bato ko Kiliziya yari ibereyeho gucunga umutekano wabo, kandi Kiliziya idahari ko ntabo batabaho. Mu 1510 umuryango w'aba Auguste wohereje Martin mu butumwa i Roma mu murwa mukuru wa Kiliziya Gatolika. Gusa ibyo Martin yibwiraga ko agiye gukura i Roma sibyo yabonye. Yibwiraga ko ageze aho ibyifuzo bye bishize, aho yabonaga ibishushanyo by'intumwa Bikira Mariya na Yezu, akabona abakardinale banyuranyuranamo.
byari ibitangaza kumva ko ari kurota, gusa igihe gito ibyo yasanze i Roma byatumye ahinduka Martin Luther twumva amagingo ye. Ibyo tuzabyumva mu mateka yandi mu kindi gice cy'ubutaha. Yari Ubarito Jolie wabagejeho icyegeranyo.